Imana ihabwa icyubahiro yaneze imitego myinshi yabikaga n'agapanga ngaranyica simfi ubwa mbere yabitse agapanga ashaka kunyica biranga ubwa kabiri nabwo agiye kunyica Imana irambwira ati ufungura amaso yawe mfunguye amaso nsanga afasha agapanga kafashe guke ku buryo bashikire bamuzaniraga indaya mu maso yanjye izo ndaya umugabo akagaburira izo ndaya yamara kugaburira izo ndaya abana bamara gusonga ubugari bakabasunikira iki iwacu rero bamaze kumva ko ngiye kugura baravuze ngo buriya yibye Kampala baza bangurikiye inyuma burya rero Imana ijya yemera ko bagukurikira kugira yerekane gukomera kwayo barasinye basinya kuri icyo gipapuro bajya mu bagabo bo gusinya ati ye wa mwana y'Imana ari gusinga menya ari iki menya ari Imana ariko umugabo nabashikibe bumvaga nahava bo ubwabo bumvaga nahava bumvaga ko nahava ariko noneho Imana ni nziza Imana irakomeye mbisi bo barose mbese babonye impavuye ngo noneho uko yihagurukije bigenze ute birabacanga akimara kubona ndimutse yarankurikiye ndavuga baraje kumbuza amahoro naho nigiriye ngeze ahangaha rero Imana yaramwanga ngo nzaguha ijambo arangije amereza ukuboko ati sukuru w'umugore niwe ho wubatse hano ti ni Imana yamamaga ntabwo yarahazi ntabwo yarahazi nabwo yaje ashoreranye n'ibintu ariko reba aho biri kuko yarambonaga gahitanuka ngo wa murutadaraje umbwiraga ibintu bigahita bimbaho niko yahise avuga ndamubwira umva ko Uwiteka Imana avuze avuganye nawe ngo uragiye nturagaruka umaze igihe utoteza umwana we uragiye nuragira ute nturagaruka mu by'ukuri uko yagiye yaragendaga yongeye kugaruka imyaka 5 ayirangije ari muri gereza yampaye ako gakorodoro rero ndi kuza numva nyina wabo ari kumubwira ngo ariko si umufata ukamuniga ngo ukavuga ko ari bizimu byo mu rusengero byamwishe hoyas niyo nama yamugiraga rero ngo kugira ngo agire ute anyice nyine kuko yumva kubera ko umuryango uba wakwanze bumvaga no gurupfu rwawe nta muntu uragukurikirana umuniga ngo ukavuga ko ari bizimu byo mu rusengero byamwishe uriya mugore yabaye mu rutadi ntabwo agomba kwicara hano mwirukane girute umugabo wawe hari aho wageze utubwira ko yashatse kukwica kugeza ubwo yagiye kukurogesha igoma mu birere utubwira uko waje kubicika muri iryo joro kuko baguteraga mu mwuka iki gihe umugabo byaje kurangira bite ntago wenda ibyo bitero byaje gukomeza ngo bakomeze ashaka kugira byarakomeje nago umugabo yacogoye no kunkubita yarankubitaga buri gihe agukubita cyane Imana ikambwira ati tuza umunsi umwe yigeze no gufata ikibando agikubita mu mutwe ukuboko k'Uwiteka niko kwaje gutangira cya kibando tenagiye kunkubita umugeri aba ari we wikubita hasi yafashe umugeri agiye kunkubita Imana ihita imugwisha hasi Imana irakomeye bese yagiye ingwanirira n'ubuhamya burebure yagiye ingwanirira ndabibona cyane Imana yarahabaye mbese nta munezero nigeze ngira kuri ya mugabo nta munezero yamaye nuvuga ngo nago mukiri kumwe nago ndi kumwe nawe hari Imana ishaka gukora bo none se urumva utubwiye ko ibi byose byarakomeje akomeza gushaka kugira nabi ntabwo waba gufite bwo kugira bwo gukomeza bwo wenda ibyo bishobora kuzaba bibi ko ubwoba ntabwo nabugize kuko Yesu yarambwiraga ati simve muri iyo nzu nashakaga kuhava Imana ikambira ngo nuhave nzabana nawe nzakurinda mbese ibyo yakoraga byose byabaga ubusa nicyo cyayi cyarebaga muri teremusi kuko yarazi ko nkunda icyayi navaga gusenga ngasanga icyayi muri teremusi ngasanga yakiroze nkakinywa ariko namara kukinywa ako kanya ibisebe bigahita byuzura mu kanwa mbese hazaga utuntu tugashaka gufata mu mutima tukajya duturika dufata mu mutima Imana ikambira ngo cyayi ngahita ntokesha ubwo ngubwo bya bintu bigagira ute bigahita bishira Imana ihabwa icyubahiro yaneze imitego myinshi yabikaga n'agapanga ngaranyica simfi ubwa mbere yabitse agapanga ashaka kunyica biranga ubwa kabiri nabwo agiye kunyica Imana irambwira ati ufungura amaso yawe mfunguye amaso nsanga afasha agapanga kafashe guke agira ubwoba bwo kunyica mbese kunyica byaramunaniraga ubundi we yumvaga ko yanyica ariko bikagira ute bikanga noneho afite agapanga agafatiye hejuru arambwira ngo bamasabe ngo usenge iyihe Mana ndangije ndamubwira nsenga Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera kagapanga kajugunya nkiriya arambwira amenya atari gusenga gusa atahubwo ufite umupfumu ujyaho ndamubwira ati nta umupfumu wa mbere nsenga ni Imana umupfumu wa mbere ni Uwiteka Imana ni Imana niyirinda niyifite imbaraga niyiri hejuru ya byose kugeza iyi saha arandebaga kantinye
nibire uburyo nanageze no muri iyi nzu rero nibitangaza by'Imana. none se nta kintu ubwo nuvuga ko nta kindi kintu cyamusunikaga byatumaga ashaka gukora ibyo ngibyo? Ni ukuvuga yari ari mu mwuka mubi kuko ni ya miryango idakishijwe yirirwa mu bapfumu. Ni abantu badakishijwe urumva umwuka mubi wari umurimo. Yari ari mu mwuka mubi ntabwo yari akishijwe angwanya cyane yumva ko nagomba gusenga kandi icyo gihe ntiyabaga iwanjye mu nzu yabanaga na bashikibi. Mbese yakoraga ikintu cyo kugira ngo mbabare cyane. Kugira nijyane Imana ikambira ngo niwijyane isaha nigera nzagukuraho. Iposho ye ntabwo naribonaga nagiye kubona ntabwo yangaburiraga. Ntabwo yangaburiraga uriya mugabo ku buryo bashikire bamuzaniraga indaya mu maso yanjye izo ndaya umugabo akagaburira izo ndaya yamara kugaburira izo ndaya abana bamara gusonga ubugari bakabasunikira icyungu cy'ubugari. Mbese abana banjye nabo babayeho mu buzima bubi kuko umugabo nawe yarasa nk'uwarozwe bitewe n'iyo myuka mibi nabo bagore yirirwamo. Mbese ubwenge bwe bwari bwaragiye. Ariko nkomeza gusenga cyane Imana irinda abana kugeza iyi saha abana ninjye bakujije n'amashuri ninjye nukuvuga ngo nge nabifashijwemo n'Imana. Umugabo se mwaje gutandukana mute? Umugabo rero uburyo twaje gutandukana Imana ihabwa icyubahiro ni byiza cyane kubumbajije. Imana muri iyo mitsi rero ngiriye iwabo nibyo nshaka kugeraho. Muri iyo mitsi ngiriye iwabo umugabo nago yamaga ipusho. Imana nagiye kubona mbona yohereje umuntu. Umupapa mbona yohereje umupapa w'umusaza gutya aza afite inoti ya 5. Aje afite inoti ya 5 ibyo 5 arabimereza. Ako kanya kimara kubima ijwi ry'Imana riramanuka. Imana irambwira ngo ibyo 5 nubije tibicuruze. Ndavuga ibi 5 ndabicuruza iki? Noneho nibuka ko igoma hano mu birere bacuruza utuguru tubiri ku madolari 5. Utu ingweto imiguri 2 yaguraga amadolari 5 buno bukweto bwo hasi. Noneho kubera ko nasengeraga hano mu birere najyaga gusenga namara gusenga ngabona kujya kurangura utwo dukweto. Namara gusenga ngajya kurangura utwo dukweto kuri ibyo bihumbi bingahe 5. Noneho namara kurangura utwo dukweto ngabonamo igihumbi cy'inyungu. Igihumbi cy'inyungu sengisanga yishira ku ruhande indi sengisanga gwaburira abana igikoma. Mbese icyo gihe twariraga kugira tudapfa cyangwa se inzoka zitatujya. Ntabwo twariraga guhaga ntabwo twariraga mbese ngo tujye neza ibyo ntabwo byari bikiriho kuko ibikigeragezo nari ndimo ibyo byari byaravuyemo ku buryo abana babonaga igikoma ngashima Imana baba babonye igikoma ngashima Imana. Noneho inshuro ya 3 ngiye gusenga Imana irambwira ni mwana wanjye fata yo mafaranga ushire mu kibugu ugurira abana banjye amazi abakozi b'Imana amazi kwa kundi baba bari kwitanga bari gutura. Imana yanga ko ya mafaranga ngirute nyagumana ngiye gukuraho igihumbi ngo oya ntugikureho ngo yose yajyane hariya hehe mu kibo. Ndavuga Mana wamaye amafaranga yose nyajyane mu kibo. Narikanze ngira ubwoba bwinshi cyane ndavuga ni ibintu bibaho. Natangiye gutokesha ngira sijwi ry'Imana rigize ute rimanutse. Ndangije ijwi riramanuka rya 2 ngo fata yo mafaranga uyashyire mu kibo ugurira abana banjye amazi. Ndaninira pe kuko niyo nari mfite gusa. Ijwi rya 3 rero ubwo Imana yabigenje yakoresheje umukozi wayo wari wicaye ngaho mu nguni. Araza arambwira ati mama wajya wumvira ijwi ry'Imana. Ndavuga ko Imana yamaye amafaranga ibihumbi 5 kabari ndi gucuruza abana bari kujyaho. None si ngo kora ibyikubwiye ndangije mu byukuri numviye ijwi yewe ry'Imana. Mu byukuri muri ugo rusengero ntago ari habuzemo abantu bafite amafaranga. Harimo abafite imyeko, harimo abakongomani bafite amashakoshi y'amafaranga ariko abari ngigira ute irondori biravuga ati ibyo 5 byose bitange. Nabyibajijeho cyane. Noneho gusenga dusenga numva mbese ntari nezerewe numva mbese ari sinzi nguko mu gihe rero bari mu mwuka ngiye kubona mbona umukozi w'Imana araje aramfashe. Imana irambwira ngo uyu munsi ndakora igitangaza. Ndangije ndavuga urakora ikihe gitangaza 5 wambwe ngo nyashire mu kibo kandi uzi ko ariyo yari kugaburira abana. Mbese igihe cyo gusoka nasotse nabyishimiye. Ndavuga Imana kuko ari ngirondoye mu bamwe kandi abantu bari buzuye bafite amafaranga ari benshi kuko ari ngiye yarondoye. Niyo mpamvu rero imbaraga z'Imana zirahambaye kandi bikora ikizute ikora uko ishatse. Ndangije rero mu gusoka umuryango cyagiye abantu bari gusoka
nageze ku muryango w'urwo rusengero ijwi ry'Imana rirururuka. Imana irambwira ni mwana wanjye nigenda kuri wa mumama waranguriraga iki waranguriraga udukweto. Ndavuga se ndajyayo nta mafaranga mfite. Mu by'ukuri uwo mukongomani nago yabaga yakwindika n'igikongomani kijana. Nibaza uburyo ndamugeraho ndavuga ati se Mana yanjye bimeze ute. Ijwi rya kabiri riramanuka nigenda kuri wa mumama waranguriraga udukweto. Ariko iyi rijwi Imana iri kumbwira ndagenda ku muntu nani n'igiceri mfite. Ijwi rya gatatu tenikoresha umukozi wayo ni mubyeyi ntiwajya wumvira ijwi ry'Imana. Ndangije ndavuga none reka ngende muhagarara imbere nindangiza ngira ute fata inzira nigendere. None se ndagenda ku uwo muntu nta mafaranga mfite. Umukozi Imana arambwira ati gende burari kimana ishaka gukora. Ndangije rero nagiye kuri wa muntu naranguriraga udukweto. Ndangije ndagenda yarambonye kuko yacururizaga niba abandi hari ku kadeko baba bashize ibifuko by'ibikweto ku muhanda. Noneho ambonye n'urutsiriya yatangiye kuma karibu n'urutse nkiriya. Mama karibu mbona ari kuma karibu. Ndikanga ndavuga hari n'abantu bari inyuma yanjye ari guha karibu. Ntago byari bisanzwe ko ariko kwakira. Ntago ariko yanyakiraga. Noneho nsubije amaso inyuma ngira n'abantu ari guha karibu bari inyuma yanjye mbona abantu bari inyuma yanjye bari kwitambukirana mbese na nicyo bari kurebaho. Ngo niwe yunangalia nyuma mama niwe yunangalia nyuma karibu. Ndavuga ko uyu mukongomani ko atamaga karibu gutya bimeze gute. Sagiye kuvuga naramwibye cyangwa ngira ubwo. Ndavuga reka ngende mugeze imbere ngutabe babiyatobya ngapi bya $30 bya $20. Mu mutima ndavuga uyu mukongomani asiko mfite amafaranga cyangwa niba yarahise bibona ngo usikwe na shida ya pesa ngo mungaliitika ukuna kamate biato ukuna churuzi utakuna niletea pesa nyuma ngo akuna shida mama ngo usikwe na shida nanjye naratangaye utabe biato byangapi biato bisi ubona mbese ari ikintu kiri kumusunika kugira merezi izo nkweto mbese siwe warose zimuvuyeho. Ndamubwira umingweto zushaka arangije merezi ingweto z'amadolari 30 ngomera Imana amashimerezi ndangije merezi Imana iki icyubahiro. Ingweto narazifashe maze kuzifata ndaza nzihereza babacuracura bacura ku muhanda ingweto zambuka amahoro izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Naracuruje rero kwicyo gihe amafaranga nari mfite yo kuvuga ati ngo ndazisorera ngo ndagira ute ntayo nari mfite. Ndangije rero nahitiye mu makoro maze guhitira mu makoro na hanu nari ngiye gucururiza aho ngaho mu makoro. Ndavuga reka nzijyanira abakiriye banjye nari nyajyaniraga udukweto. Ngeze mu veni ya mbere nsanga hari umumama uhagaze ategereje umumotari kugira mutume ingweto mu soko. Mugeze ngo manga ibyo nibikufite ndavuga ni ingweto. Aragura ngo zana hano tugure ngo bonje ngiye kuzituma mu soko. Umumama yanguriye ingweto abantu wapimye urukweto rugahita rumukwira wapimye urukweto rugahita rumukwira. Nukuri izo ngweto havuyemo duburi. Havuyemo amafaranga arenze ayo madolari 30 yari ikubye. Niyo mpamvu ikintu mbese kiri mu bushake bw'Imana iyo ari Imana iri kwikorera ibintu bigenda neza cyane. Ubwo rero narakoze ngurana no mukongomani amezi 6. Mu mezi 6 Imana iramwa ngo nitegure kujya hanze. Amezi 6 rero ngiye kubona mbona mfite ibihumbi 400. Ibihumbi 400 Imana irambwira ati mwana wanjye ayo mafaranga nuyasuzugure fata inzira ujye kurangura ingweto Kampala. Ndavuga si ibihumbi 400 ndabijyana ute. Hari umumama twaye duturanye wakundaga kujya Kampala. Naramwegereye ndamubwira ati wowe ujya Kampala mukoresha amafaranga ngaye. Atayufite ati si 300 yakora. Nabo namubwiye ko mfite 400 kuko nariteganyaga hitiki. Ati nta kibazo yakora. Turangije turagenda ambwira umunsi turagenda njya Kampala ubwo mukongomani naye narangizanyije nawe namuhaye amafaranga ye. Tugeze Kampala rero nawe arankwepa. Amaze kunkwepa kumbira ngo mujya mugerayo ngo bamwibakana gukwepa. Amaze kunkwepa kuko nagiye mu bushake bw'Imana. Imana ihita impuza n'undi wo mu Rwanda winaha. Undi mu mama arambwira ni mama Sabi waje ryari. Ndamubwira ati nazanye n'umuntu ariko yankwibye kandi nahasimpa amenyereye. Ati ngwino nge kukurangurira ushaka kurangura iki? Nshaka kurangura udukweto n'amakanzu. Turagenda randangurira ibyo bintu naranguye n'ukuri byavuyemo duburi. Uwo mumama rero wanjugunye na nubu ngo baracyari mu bupangayi. Niyo mpamvu bakubwira ngo umugisha wundi nta wawujyana. Nukuvuga ngo yashizemo ikantu kubufusha rankwepa ariko Imana yagize ute Imana yarahabaye naje amahoro ndacuruza ngo kadubure. Ikampara nago nahakoreye igihe kirekire. Nahakoreye nk'amezi 7 bitanza nguri parcelle hano hondi niho naguze nabwo ni mu bushake bw'Imana. Iwacu rero bamaze kumva ko
ngiye kugura baravuze ngo buriya yibye Kampala baza bangurikiye inyuma burya rero Imana ijya yemera ko bagukurikira kugira yerekane gukomera kwayo barasinye basinya kuri icyo gipapuro bajya mu bagabo bo gusinya ati ye wa mwana y'Imana ari gusinga menya ari iki menya ari Imana bose ati menya ari Imana atari bandi ati menya yibye. Haleluya. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Imana irakomeye yaranyigaragarije cyane sinzi uburyo navuga Imana hano mbona ndahujuje mu kuhuzuza rero nabonaga ndi kuhimukira ari inzirangaye ari inzirimo ibibuye mbese na parafilimu uko nabibonaga ndi kwimuka niko byagenze isaha iragereza Imana irambwira ati uyu munsi wa none urimuka. Imana imbwiye ngo nitegure ndimuka ati zinga yarantungu irambwira ati kuko yarambwiraga ngo nzakwimura mu bitangaza. Wari ukibana n'umugabo? Nari nkibana nawe ariko mbese urukumva yahararaga rimwe na rimwe nabwo akarara muri salon ngo twararaga hamwe bitewe n'agahima no ari induru gusa ari ibibazo. Ariko umugabo nabashikibe bumvaga nahava bo ubwabo bumvaga nahava bumvaga ko nahava. Ariko noneho Imana ni nziza Imana irakomeye mbisi bo barose mbese babonye impavuye ngo noneho uko yihagurukije bigenza ute birabacanga kandi ni Imana rigize uteri imagurukije mu byukuri icyo gihe amafaranga aramaze kunshiraho maze kuyubakisha ahangaha amafaranga amaze kuyubakisha ahangaha amafaranga yari yashize ndavuga ati Imana kumbwiye nzinga ibintu ko na amafaranga mfite ndatereza ibi bintu biragenda gute. Imana irambwira ati zinga utuze wicecekere ndangije ndabizinga ndangije mbwira Imana n'Imana narangije kuzinga Imana irambwira ati tuza ati nje kukwimura. Nibaza ubugiranyimura nagiye kubona rero mbona abantu badutembereraga bari inshuti y'umugabo kuko barazaga bashonje ngo babwira ati ibyo kujya biri mu kabati mugende mwarure mugi niyo mpamvu bakubwira ngo gira neza ugira ute wigendere basanga n'umwe waje asanga ndi mu kuzinga ibintu nimere niko wazinze ugiye kwimuka ngiye kwimuka muri yanzu yanjye kwimeze ngo nese ugiye gutereza duhari ngo nukuntu watugaburiye nukuntu wadufashe neza ugifite amafaranga ngo ntago watereza ngo reka mamagara abajama banjye ati ngo duhite tukwimura mbona bya bintu baraje barabyikoreye n'ibitanda byose baraza barafunga ifite ukuntu ibigenza bikemera mbese sinzi uburyo navuga gukomera kw'Imana Imana mbese igikora ibintu ubwawe ukavuga ati ndakubonye witegekeraho yicaye igitangaza kigakoreka. Yesu ashimwe cyane. Ngiye kubona mbona ndimutse ariko umugabo nago yasugumyeyo akimara kubona ndimutse yarankurikiye ndavuga baraje kumbuza amahoro naho nigiriye ngeze ahangaha rero Imana yarambwira ngo nzaguha ijambo arangije amereza ukuboko ati sukuru w'umugore niweho wubatse hano ati ni Imana yamamagaye ntabwo yarahazi nabwo yaje ashoreranye n'ibintu ari kureba aho biri kuza azankurikiye mukuza rero yambujije amahoro ntabwo yamaye amahoro ngigira muri iyi nzu yarambwiye kubonye inzu yawe rero reka gusenga nibaze ngo iyo umaze kubona igisubizo ngo utureka gusenga simbizi ngo ubwo ubonye inzu yawe reka gusenga ngo subira mu basilamu aho kukubwira ngo ahubwo gusenga cyane reka ahubwo yumvise ko nahita mbivamo kuko ibuya yaragiraga hari ngo ninza hari ngo iri gutuma hari nsenga nge nahise mubwira ngo ntago nareka kuva gusenga nubwo naba mfite iby'isi yose nzakomeza urugendo budasubira inyuma uko ngewe nshaka kuzibonera iki ubugingo Imana yamamagariye kugira nzibonera ubugingo. Ndamubwira rero nunesha umutwe niba uzi ko ushaka kunesha umutwe usubire iwanyu ufite abagore bashiki bawe bagushakiye usubire iwanyu ngewe undeke nguko yakomeje kunesha umutwe yewe tugeze n'ahangaha bibinambara mvuye gusenga umunsi umwe yari yambaye urukweto ararufata ararunkubita ako kanya Imana indimi iramubwira ngo uko ukubise umwana wanjye urukweto niko ngiye kugukubita. Nukuri umugabo yari afite akagare ka siporo yakundaga kujya ingoma ni umugabo rero ntabwo yacuruzaga ibiyobyabwenge na nubwo nari gushobokana nawe afata inzira agenda igoma agiye igoma none urabona hano kuri petite hari inzira igiye gucya hari indi isa nk'uzamutse uri kujya kuba ishanjeri muri iyo nzira rero yacakiranyemo n'umuntu ufite ishareti uwo muntu ufite ishareti yayitambitse imbere ye kuko yari afite akagare arangije aramubwira ati nta soni igihe umaze kirekire ukubita umwana wanjye umugabo arikaga umwana wawe wahehe nakubise umwana wawe twahuriye hehe yagiye ashiduka inci ziri kumugeraho none abari ku ruhande rwe yobegwa abantu bari kugira ute bari kumukubita
bumvaga umuntu ari gutaka gusa. Imana ifite imbaraga, nabonye gukomera kw'Imana. Naravuze buriya ni marayika Imana yohereje iramukubita. Yaje yikoreye igare n'ibisebe ati wa mugore waneje abapasiteri bawe barankubita, ubwo yagize ngo ninjye moteje abantu. Ariko hari Imana yari indimo, yari imaze kumubwira ati uku kubisa umwana wanjye ni kugiye gukubitwa. Yagaruye igaraza rifashe mu ntoki ari gutukana ibitutsi byinshi cyane. Hashize icyumweru njya gusenga. Ngiye gusenga rero mbona yahashe isamaki. Urabizi umugabo rero wihahiye abashaka kwirira. Iyo umugabo ujya huye n'agasamaki mu nzira abagakumbuye. Ndangije ngiye kubona mbona yazihashe, navuye gusenga. Mu kuva gusenga ngiye kubona mbona nsanga ari kubwira umukobwa we witwa Sabira. Ni Sabine iteka izo samaki vuba ati ndaje hari aho ngiye ndahitanza. Ako kanya ndi kuza numva ayo magambo ari kuyamubwira. Imana indimi iramubwira ngo kuko yarambonaga agahitanuka ngo wa murutadaraje umbwiraga ibintu bigahita bimbaho, niko yahise avuga. Ndamubwira umva ko Uwiteka Imana avuze, avuganye nawe ngo uragiye nturagaruka, umaze igihe utoteza umwana we, uragiye nuragira ute nturagaruka. Mu by'ukuri uko yagiye yaragendaga yongeye kugaruka. Imyaka 5 ayirangije ari muri gereza. Yampaye imyaka 5 rero Imana iransanga nijoro irambwira ngo mwana wanjye ninjye umuteretse hariya kugira ukora umurimo wanjye neza. Ati tuza. Abana mu gitondo babyuka bari kumbaza ati sema ko amubwiye ngo ndaragaruka, wari uzi ko ataragaruka? Tisi ninjye wabimubwiye, ni Imana yari indimo yagize ute? Ni Imana yari indimo yabimubwiye. Ni Imana indimo yabimubwiye. Abana baratangara na nubu babona gukomera kw'Imana. Abana barambwira ati mama komeza wisengere. None iyo ngiyo muri gereza ahantu yarari umugabo igihe cyo gutaha kigeze, ariko naga Imana yemeye ko nkomezanya nawe urugendo. Imana yahabwa icyubahiro, Imana irihagije, Imana ntabwo yansize. Umugabo rero urumva habagamo ibintu by'agahimano, habagamo ibintu byo kuntesa. Bigeze igihe avuga ngo wa mugore we ku munsi wo kuwa 5 witegure. Ku munsi wo kuwa 5 yarambwiye ngo itegura abashehe bazaza kuguha itaraka. Itaraka rero nibyo bipapuro muba mwarasezeranyeho. Hari bipapuro muba mwarasezeranye, noneho nibyo bita itaraka. Itaraka rero nuko batandukanye mu Basilamu. Burya barabyemera gutandukana. Barabyemera. Nguko noneho iyo taraka umugabo arambwira ati witegure atabashehe bazaza badutanye baguha itaraka nanjye mfata itaraka. Icyo koze mu by'ukuri nge nahantu nari mfiteho kujya. Ndi kuvuga ati ngo mwari mutari mukira hano. Nago ndakimukira aha ngaho. Mwari mukira aho ngaho kwa nibaza ngo nzajya nibaza ngo mbese biragenda gute. Noneho hari umwana wanjye nari mfite mutoya yigaga kwiyereka, umumotari wamujyanaga nago yaje kumujyana. Byabaye ngombwa ko ari njye ugira ute yewe umwijyanira. Mbese Imana iteze ikibazo igiye gukemura ikindi. Nukuvuga ngo uwo mumotari kutazana ubushake bw'Imana. Umwana rero naramujyanye, umwana amaze kumujyana nguko ngeze kwiyereka, ijwi rirambwira ngo ngenda hano nasengeraga, ngenda hano kuri Sinayi. Ngeze kuri Sinayi nsanga abakozi b'Imana bamaze iminsi mu mbaraga z'Imana, bamaze iminsi mu mafungo. Ngikandagira ku mujyango, Imana umukozi w'Imana araza aramfata. Imana irambwira ati mwana wanjye bigiye kukubaho nabibonye, uceceke ninjye urivugira. Yesu ashimwe cyane. Nabonye ukuboko kw'Imana, ndavuga se Imana yaragije kumenya ibigiye kumbaho. Mbese numvise bintangaje cyane. Naraje rero mu kuza ngeze mu rugo nsanga abashehe bahageze. Abashehe bari bamaze kurambirwa ariko bagiye bamaze kurenga nk'abiri. Ariko nyina wabo w'umugabo asigarana nawe ku irembo. Noneho iwanjye hari ahantu hari agakorodoro. Ako gakorodoro rero ndi kuza numva nyina wabo ari kumubwira ngo ariko si umufata ukamuniga ngo ukavuga ko ari bizimu byo mu rusengero byamwishe. Iyi niyo nama yamugiraga rero ngo kugira ngo agire ute anyice nyine, kuko yumva kubera ko umuryango uba wakwanze bumvaga no urupfu rwawe nta muntu uragukurikirana. Ati uri kumufata ukamuniga ngo ukavuga ko ari bizimu byo mu rusengero byamwishe. Uriya mugore yabaye mu rutadi, ntabwo agomba kwicara hano mwirukane girute. Ariko kuri Sinayi nkimara kuhava hari Imana yambwiye ni mwana wanjye nuceceke ninjye urivugira. Iryo jambo Imana yari yarimbwiye
ndagiye ati ndi kumwe nawe. Ako kanya nahise nigaragaza nyina wabo akimara kumubwira ayo magambo, ndangije ndamubwira nibibishikamo, ntabwo yanyikirije, namusuje muri za nsuzanyo zacu, ndamubwira nibibishikamo, ntabwo yanyikirije, yise ashiduka abwira umugabo yari arahungaho, umugabo wanjye ati dore umugore wawe yagize ute, umugore wawe yaje, tifata umwanzuro vuba vuba, tifata umwanzuro, abashende bari bagira kure tibahamagare, baza afi hano, abashende bari bagira kure bahamagara uyu mugore tumuku afi hano. Ubwo bashiki be bari bicaye mu muryango bategereje ngo barebe ko ndasora imyenda, mbese byabaye nka Daniel yari yaguye mu gobo gw'intare, bategereje barebe ko ndasora imyenda. Noneho ngiye kubona nabonye umugabo niwe wari watumyeho basheye, yatumyeho na nyina wabo. Ikintu Imana yakoze, Imana yaragiye yinjira mu mugabo ahita aturuka nyina wabo hasi, amureba n'iseseme, amugeza ku mutwe amureba n'iseseme. Nyina wabo barikanze ngo mundebere umugabo, ngabonye umugore warahindutse, none ari kundeba nabi, batonganira mu maso yanjye, baratongana. Umukecuru ati nduzongera kumamagara, umukecuru aragenda rinda yarengarenga. Ndangije nahise ntinye Imana, ndavuga Imana ni gucyo ukora, ubwabo barashwana, umugabo amuhinduka, nukuvuga ngo ni Imana yahise yinjira mu mugabo. Umugabo nyine ahita ahinduka buriya nyina wabo. Imbaraga z'iki z'Imana, Imana itegeka aho yicaye igitangaza kigakoreka. Ubwo abashehe bahise bagenda ntago bagarutse, bararenze bari gutongana, basize bari gutongana, mbese bari gutongana aho ngaho nyina wabo ari kumutuka. Ngiye nahise ninjira mu nzu kuko nari maze kubona ibibaye, mereza Imana icyubahiro, ndavuga Mana ni gucyo ukora. Numva mbese ndatangaye, ndishima, numva umunezero muri njyewe. Haleluya. Numvishije umunezero, ndapfukama mereza Imana icyubahiro. Ndangije ngiye kubona mbona umugabo araje ngo ko watinze kwiyerika, ndamubwira si none uyobe kwiyerika ko ari kure. Imana rero ijya yemera ko no mu kigeragezo twera imbuto, tuba dufite imbuto nyinshi cyane, kuko nago tubona iby'umugabo abagukorera. Icyo gihe ntago umuntu aba ari kubirebaho cyane kubera iki turimo. Imana rero ni nziza, ndamubwira kwiyerika ni kure. Ubwo rero yahise ambwira, ijwi ryaramanutse, sinzi amagambo namubwira gukumva, ni Imana yabagira kwikorera. Ndamubwira ati hari umuntu uri mu bitaro ahubwo nshaka kumusura, nta biceri mfite. Afata inoti ya 5 arayima. Ikibazo havamo igisubizo, kandi nta n'icumi ige nabonaga, nta na 5 nabonaga, ariko ikibazo havuyemo ikiyewe igisubizo. Hariya ni Imana yashatse kugira inyereke gukomera kwayo. Amereza ayo mafaranga, mahira abana barajya, kandi nta n'icumi yabaherezaga. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nguko rero Imana ifite imbaraga. Ubwo mu rugo bari bazinga urugoge wagize utegwa senyutse. Ubwo hari umumama twakundanaga w'umusiramu, ageze mu rugo baramubwira ati kagashuti kawe bakirukanye. Icyo gerega nagubukira umuntu bakwita ka ntago ufite izina rizima. Ariko igihe kiragira ryaka ikavaho, ubu ngubu gose banyita mujakazi. Bakwita mujakazi. Ariko uzi ko umumotari unzanye tugeze hara numvaga arimo kuyoboza ngo kwa mujakazi. Noze mujakazi ryaje rite? Mujakazi rero nukubera ibitangaza Imana yikorera abantu hano, imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana zagiye ziri gukora ibitangaza, ari benshi bakiriye aha. Hari nuwo bari bararoze bamuroga inzoka mu none se hano arakira. Hano ko watubwiye karaho muba muranahasengera? Hano ndahasengera, mfite n'ibyangombwa. Byageze aho biba ngombwa ko abayobozi bampa ibyangombwa bitewe n'ibihabera, kuko hari umurwayi bazanye muri corona, bamuzana bari baramuroze afite inda, umwana ari hejuru, ni baramuroze ikiyoka mbese kiri hasi y'inda. Ubwo rero uwo mubyeyi baramuzana, ndamubwira ati rero kugwana n'uyu mudayimoni kuriho, genda umanze ubibwira abayobozi nibaga uburenganzira uze nsenga Imana. Kuko ndasakuza ngiye kugwana na Satani ubu ngubu. Aragenda bibwira abayobozi, amaze kubibwira abayobozi yaraje, ndasenga bara abasiramu, yari yazanye n'umuryango we wose w'abasiramu. Ari abasiramu? Nawe aho garige kizagira Imana nibyemera akazababwira kuri ubwo buhamya yatabariwaga. Nsenga Imana, Imana igira neza, Imana ifite imbaraga. Imana irangije iti nyereka umutira ngafata kira cyatsi ugivugute, usenge ukimuhereze. Ndangije ndakimuha, yanzoka mu mwuka ngiye kubona mbona ihindutse amagi. Imana iramwa ngo mubwira hitajya kwa muganga. Ndamubwira hitujya kwa muganga barakubaga. Kuko iyo uza kubyara icyo kiyoka kikitambitse mu nda, abarozi bari bakurozi bashaka kupfa n'umwana agapfa. Ubwo rero yagiye kwa muganga kuko nguko Imana yabimubwiye, bakura icyo kiyoka kitahindutse ibi amagi y'inzoka kiva mu nda, umugore aba muzima n'umwana aba muzima. Bashimye Imana rero barabasiramu barakijijwe. Babonye gukomera kw'Imana kuko bagiye mu bapfumu birananirana. Bageze aho bari kuvuga Yesu bigira ute birashoboka.
muri Yesu rero byose biremera. Imana ihabwa icyubahiro, ubu nta kibazo pe, ndi gusenga Imana. ubwo ibyo byarabaye bahita baguha ibyangombwa byo kujya usenga, cyane barakwemerera? ndabifite pe, ndabifite kuko ubwabo baba bari kureba, nese si ibintu biba biri kugaragara. Ese uwo nguwo gusa, ahubwo hari n'umusazi wavuye i Kigali baramuzana, umusaza we yari umuafande w'i Kigali, baramuvujije hose no hanze birananira, aramuzana, amaze kumuzana nawe atabarirwa hano ibisaza akirira hano, arangije abona gukomera kw'Imana, ati muje akazi, ati rwose komeza usenge. Abantu barakijijwe, abanywi b'urumogi bavuye mu kurumogi, babasinziye bari gukizwa, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Niki Imana yamamagariye rero kugira bave mwabiriya byose, bafate inzira yo kugana hehe yewe mu ijuru. Urakoze cyane Zoe, urakoze kubw'ubwo buhamya. Buragize urumva nyine ufite ikintu bwubatse, kuba wari umuntu ukomeye mu idini ya Isilamu. Yego, umuvugabutumwa, harya rero bavuze ngo bamwita Ajati. Kuba ari umuntu w'umudawati uri hajati, ariko ukavuga uti ibi ngibi rakada, ukabishyira hasi ukemera kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ni igitangaza gikomeye cyane. Urumva ni ubuhamya bushobora gufasha n'abandi bayisilamu cyangwa se bataramenya Yesu Kristo, bakavuga ati koko burya bya bintu birakora, bakanabo bamwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Wenda turimo dusoza, hari ijambo ushaka gusangiza abadukurikiye, sinzi niba hari message ihari, yaba idahari twasoza. Imana ihabwa icyubahiro, Yesu ni mwiza. Imana ifite imbaraga, irakomeye. Gusa sinzi uburyo navuga Imana, ariko Imana yarambwira ngo bazakugwanya ariko ntibazagushobora. Ni ukuri sinzi uburyo navuga Imana. Imana irakomeye, irahambaye. Gusa yarambwira ngo uzahura n'urugamba rukomeye, uko uzahura nabwo niko nza gukoresha ibikomeye, kandi nza gukoresha abantu bakwibazeho, bagira ngo ari ibyo ukoreraho kandi ntabyo. Ibyo byose byaratambutse, narabibonye. Akenshi hari abantu usanga bafitiye amashyari, mbese uru rugendo rujya mu ijuru ntabwo ari uwo ari we wese uzapfa kurugenda, kuko abenshi usanga harimo amashyari, harimo ibiki, ariko Imana iri hejuru ya byose. Ni Imana igize ute, ni Imana yihagije. Ese wenda ubundi utaranagera kuri iryo jambo, hari aratubwiye ko umuryango mwagiranye, urumva ibyo bibazo uyu munsi hagati y'umuryango bimeze bite? Mubasha kumvikana cyangwa ntago ubu ngubu ni ukuvuga ngo turumvikana, ariko tuhaba harimo kakandi ntabwo akiri umusiramu, yataye idini, ntabwo akiri umusiramu. Ibyo bintu rero ntabwo bibura, ntabwo bibura, ariko hari Imana iri hejuru ya byose. Mu bana bawe ko urumva byose, hari ushobora kubona abana bakuru, kuko niba ufite abana batanu harimo abakuru, nta bashatse kwigumira mu idini ya Isilamu? Bitewe n'umuryango ndimo nyine bagiye mu matwi cyane, ariko njyewe abana mbaha uburenganzira bwabo, kuko uburyo nahamagawe nanjye ntabwo nari nzi ko navayo niyo yanyisangiye, uko yansanze nabo izagenda ibasanga. Gusa babona gukomera kw'Imana, bakavuga ati Imana usenga ni Imana, kuko abo bose batabarirwa ahangaha. Abana babibona, hari n'umusazi bari bazanye arakira, hari uwari warozwe, babona uburuzi araburuka. Ibyo byose rero iyo abana babibonye ati Imana usenga ni Imana, babona gukomera kw'Imana. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amen. Gusa Imana ishimwe cyane, kandi Imana irihagije, Imana iri hejuru ya byose. Gusa abantu badukurikiye n'aba bantu ndimo kubwira, icyo nababwira ni uko bakurikira inzira yo kujya mu ijuru, bagakurikira Yesu, kuko niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Kera rero umukozi w'Imana yabaga yahuye n'ikibazo, bagenzi bakamubwira ni komera, ariko muri iki gihe usanga ahubwo aribo bari gukubita agatoki ku kandi, ukibaza uru rugendo rwo kujya mu ijuru, ukibaza se Imana, uru rugendo ntabwo ari uwo ari we wese wo gupfa kurujyamo. Uru rugendo ntabwo byoroshe. Ijambo nabwira abantu badukurikiye, tugiye gusoma muri Zaburi 59 umurongo wa 7. Nubwo ibibazo biba ari byinshi, nubwo bwose ubona uburwayi ari bwinshi, ariko hari Imana ije kugutabara, hari Imana ije kugukiza. Imana iri hejuru ya byose, Imana irihagije. Ikintu nayibonye muri Yesu, ugira amahoro yo mu mutima kandi ukanyugwa n'ibyo ufite.
iyo ufite Yesu rero uba ufite byose, iyo umwubashye aba mu ruhande rwawe. Reka dusome muri Zaburi 59 umurongo wa 7. Umaze igihe umuntu uri ahangaho udukurikiye amaze igihe kirekire arwaye, amazi wowe uruhijwe n'uburwayi cyangwa se n'ikibazo runaka, wizere yuko Imana ije kugutabara none. Tugiye gusoma rino jambo, iri jambo uryumve. 59 muri Zaburi umurongo wa 7 hananditswe ngo bagaruka nimugoroba bagakangama nk'imbwa bakazenguruka umudugudu, dore badudubinganya amagambo yabo mabi mu kanwa kabo, inkota ziri mu minwa yabo, kuko bibaza bati ninde utwumva. Aba bantu Imana iri kubabwira ni bande? Na babandi babacawi bazunguruka ku mazu yacu nijoro, abacawi baraza ngo bakazunguruka, ngo ariho handitswe ngo bagaruka nimugoroba, ari abacawi abarozi, ngo bagaruka nimugoroba ngo bakadudubinganya amagambo mabi ngo ku mazu yacu, ariho bumva baterera ibintu ku mabati iki, kuko abacawi ntago bumvikana n'abantu basenga Imana, kuko barabazira cyane. Ariko ujya kumva ibintu bari kuguterera ku bati bakagutega bakagira ute, bazakugwanya ariko nagwagira ute banyago bazagushobora. Ayo magambo bayavugira ku nzu yawe, ku mazu yacu, bakavuga amagambo mabi, bakavuga amagambo baterera ibintu, bagakora ibyo bakora bakadutega, ariko nago bateze kugira ute kudushobora. Inkota z'Uwiteka ngimanije kubakubita ngo ziri mu minwa yabo. Haleluya. Igihano cy'Imana rero abena ngabo inkoni y'Imana bariho, ntago bajya badushobora rero nubwo badutega. Abantu rero barwaye babatega buri kanya bahumure bakomere, Imana iri kumwe nabo kandi Imana iratabara. Hari impamvu bakuroga nupfe, nuko wegamiye kubuye rikomeza iki imfuruka. Erega twegamiye kubuye rikomeza imfuruka, niyo mpamvu batadushobora. Iyo ufite Yesu rero uba ufite byose. Reka dusome mu Byahishuwe 11 umurongo wa 5 kugira abadukurikiye bumva ijambo ry'Imana. Ibyahishuwe 11 umurongo wa 5 haranditswe ngo kandi iyo umuntu ashatse kubagirira nabi, umuriro ubava mu kanwa ukotsa abanzi babo. Umuriro uva mu kanwa k'abakozi b'Imana uragenda ukotsa abanzi bacu. Haleluya. Babandi bakuvuga nabi bakatutakwifuriza ibyiza, bumva kutaca n'imbabura, bumva kutabaho, ntago biba byorosha urugendo rujya mu ijuru. Hari igihe usanga ugasanga ahubwo no mufatanyije urugendo nani uri kukugwanya, ukibaza inzira ijya mu ijuru. Niyo mpamvu ntago biba byorosha, harimo amahwa, harimo imisumari n'imisonga. Icyo gihe ureba icyo Yesu yakubwiye ugakomeza iki urugendo, ugakomeza gusenga. Ngo kandi reka turangize, kandi iyo umuntu ashatse kubagirira nabi, umuriro ubava mu kanwa ukotsa abanzi babo. Kandi nihagira umuntu ushaka kukugirira nabi, uko niko akwiriye kwicwa. Bafite ubushobozi abakozi b'Imana bwo gukinga ijuru ngo imvura itagwa mu minsi yo guhanura kwabo, kandi bafite ubushobozi. Haleluya. Ngo mu minsi yo guhanura kwacu ngo dufite ikirewe ubushobozi kuba imvura yagwa ikagira utewe, imvura ikagira ute, tukayihagarika mu kwizera. Haleluya. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Tugiye kurangiriza mu Byakozwe n'Intumwa 28. Byakozwe n'Intumwa 28 murongo Ibyakozwe n'Intumwa umurongo 28 umurongo wa 6. Babandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfa kindutse, ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje babona ntacyo abaye, barahindura bati ni Imana. Nuko uvuga ngo hari igihe abantu batakwifuriza ibyiza, waba ufite inda bakagutegera kunda, bagategereza kurava kunda, wenda udafite umwana muzima cyangwa utari muzima, Imana irakurinda. Abo ni babacawi turimo kuvuga, ni babandi batakwifuriza ibyiza, ni babandi bumva ko utagira amahoro, ariko Imana ikaturinda tukigirira amahoro. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Yesu yari mu ruhande rwawe, ntacyo waba. Ndikubwira abantu barwaye, abantu bafite ibibazo, ikintu kikuraho ibibazo ngo nugusenga no guca bugufi imbere y'Imana, ngo tuzasubizwamo imbaraga no gusenga, kandi amasezerano yacu azasohozwa kubwo gusenga. Nusenga ukiranutse, Imana izatugirira neza kandi izagenda tukutugwanirira mu bibazo byose. N'uyu mutekano dufite nukusenga, twifitiye umutekano, twifitiye amahoro. Iyo usenze uba ufite amahoro, iyo usenze tugira umutekano, iyo twasenze tugira umunezero. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro.
amen. Haja urakoze cyane, reka ngushimire kubw'umwanya waduhaye kugira ngo usangize abadukurikiye ubuhamya bwawe ndetse n'ijambo ry'Imana byose buri wese yagize icyo atoramo. Hari umuntu ushaka kuba adukurikiye akifuza kuba yavugana na Haja Zuwena, yego wamuha nimero za telefone? Nomero yanjye ni 078 35 26 46 5 7 8 36 26 Reka rero dushime n'abadukurikiye, ibiganiro byacu birakomeza, wadusoreza n'ubundi dushima Imana. Mwami Yesu data uri hejuru ya byose, uri Imana ikomeye ivuga bikaba, wategeka bigakomera. Imbabazi zawe n'urukundo zikomeze zururukire ku buzima bwacu kuko uri Imana. Turagushimye, waraturinze uraturengera mu bihe bikomeye. Corona yaje twe warahabaye, uraturinda uraturengera ntuhabwe icyubahiro. Uyu mwanya twafashe Mwami Yesu amena santa urakoze. Turagushimye kuri Imana yihagije, uri Imana ifite imbaraga, wahabaye uba mu ruhande rwacu. Abarwayi bari mu bataro ubakiza, bagiye mu ngendo bagirire neza, ujye ubarinda amanywa nijoro kuko uri Imana. Tutibagiwe n'igihugu cyacu tukigotesha amaraso yawe n'imbaraga zawe kugira ngo ujye ukomeza uturinde amanywa nijoro kuko uri Imana. Twirukanye imitego yose y'umwanzi mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, duhamagaye uburinzi bwawe no gukomera. Amen. Asante Rabbi, urakoze Mwami Yesu enedufa. Amen. Urakoze data, urera urakiranuka, turagushimye. Uri kumbwira ngo uzakomeza ubane natwe kandi uri mu ruhande rwacu, nuhabwe icyubahiro. Abarwayi bari mu bitaro, ayi data twitegereje, hari abavuye mu mubiri, twe turi bazima siko tubarusha ubwiza, hari impamvu wadusigaje no kugira dutunganye bidatunganye. Reka rero ube hafi yacu, dutwikiza imbaraga zawe n'imbabazi zawe, ukomeze utuyobore muri uru rugendo rujya mu ijuru. Twizeye ko tubabariye kandi kumvishe gusenga kwacu no gutaka kwacu mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Nimumfashe dushimire aba bahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege, bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri, maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi, bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress. Bagukorera imbonerahamwe imirire ijyanye n'ikibazo ufite, maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church, urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788 30 23 68. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp.